abantu batibuka aho bavuye bahanda aho bari kujya, kandi iyo usenya aho uri kujya bingana no gutema ishami ryicariye. Noneho kugira ngo ukore icyo Imana ishaka ni uko ufata ubushake bwawe ukabugurisha, ukabwira Imana ngo buhinduze icyo ushakaho. Hagati naringiye kugera mu byaha, ariko kuko turi kumwe singikora, simbikora. Ikibazo ntigishobora kugupushinga kitishingikirije icyaha. Umukirisitu usenga ukora ibyiza mbere y'ibibi. Ese muri kunyumva? Ijwi ry'Umukanguzi. Mufashe dukomera isamba cyitwakira umukozi w'Imana Anicet. Mane baho umugisha, reka mwicare. Reka dusome urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abaroma, igice cyaho cya 12. Abaroma igice cya 12. Muraza kwihangana mbagoreho duse n'abasoma ahantu harehare. Igice cya 12 urwandiko rwandikiwe Abaroma. Reka nsome nihuse kuva ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yegereye umuntu wese kwizera. Nk'uko umubiri umwe dufite ingingo nyinshi, kandi ingingo zose zikaba zidafite umumaro umwe, natwe niko turi, kuko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi duhanure uko kwizera kwacu kungana, cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana tugira umwete wo kubigabura, cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha, cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura, ugira ubuntu abugira atikanyiza, utwara twarane umwete, ugira imbabazi azigire anezerewe. Urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwange ibibi urunuka, muhorane ibyiza. Kubyo gukunda bene data mukundane rwose, kubw'icyubahiro umuntu wese ashyire mugenzi we, kubw'icyubahiro buri muntu wese ashyire mugenzi we imbere. Kubw'umwete ntimube ibyangwe, ni ukuvuga abanebwe, muhirimbane mu mitima, mukorere umwami wacu, mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye, mugabanye abera uko bakennye, mushishikarire gucumbikira abashyitsi, ababarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume. Ndasubira muri murongo wa 14. Ababarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavumwe, mwishimane n'abishima, murirane n'abarira, muhuze imitima, ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje. Ntimukiyite abanyabwenge, ntimukiture umuntu inabi yabagiriye, mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza,
niba bishoboka murwanye uruhande mubane amahoro n'abantu bose bakundwa, ntimwihoranire ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye ninjye uzitura, ni ko Uwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonze umugaburire, nagira inyota umuhe icyo anywa, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Murongo nshaka wa 21 ariho nshaka ko tuganira, haravuze ngo ikibi cye kunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Amen. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Nari mbifurije kwakira neza iri jambo ku bwa Kristo. Imana ibahe umugisha. Nongeye gushimira Imana ku bw'uyu munsi. Ndumva nuzuye kuririmba, ndaje ndirimbeho gatoya. Ari indirimbo nshaka ko tuza kuririmba nayo mu gitabo, ariko gatoya ndagira ngo mbabwire kuri ibi bintu. Nshaka kuvuga gusenga nko kurwana. Gusenga nko kurwana, Bibiliya irabivuze mu gice ya 12 umurongo wa 21, mbabwiye ko ariho nshaka ko tuganira. Haravuze ngo ikibi cye kunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Ntawunesha atarwanye, byanze bikunze birumvikana. Hanyuma abari kwandika mwandike utu tuntu ngira ngo mvugeho mbere. Gusenga daboro, umuntu usenga agomba kuba ahindutse. Guhinduka kwacu bigomba kuruta amagambo tuvuga turi gusenga. Hanyuma icya kabiri nshaka kubivuga nitonze kugira ngo bandika babisoze. Icya kabiri, bwa mbere yo gusenga tubanze duhinduke kugira ngo tube duhagaze muri pozisiyo y'Imana. Noneho icya kabiri, iyo umuntu amaze guhinduka asengesha imbabazi. Gusengesha imbabazi ni ukubabarira umuntu. Abantu tumaze iminsi tubana muri Rehoboti, ndabizi ko tumaze kumenyerana. Murabizi ko imbabazi Imana idusaba gutanga ntabwo ari za zindi badusaba, ntabwo ari iz'abantu badusabye. Imana idusaba guha abantu imbabazi, deja ukanaziha umuntu utazikeneye, kuko hari n'uwubabarira akakubwira ngo ari kurinjije. Kuko ikimenyetso cy'imbabazi nuko zo zigenda, kandi narabibabwiye ntabwo twebwe tugira imbabazi zo gutanga, ahubwo dufata kuzo twagiriwe na Kristo. Iyo ufashe kuzo Yesu yaduhaye uraziyora kuko ni nyinshi, ukazitanga. Noneho uburyo bwo gutanga izi mbabazi tubwirizwa n'urukundo rw'Imana, ariko kandi tukazitanga kuko natwe twazihawe. Uburyo tuzitangamo rero ni nayo shusho y'uburyo twazihawemo, kuko twebwe ndahamya neza ko muri mwe imbabazi twahawe na Kristo ntimwazisabye. Imana yazifashe nka kado, izibika mu mibabaro ya Kristo. Irangije iraziduha, aratubabarira, ababazwa ku bwacu, turangije duhabwa umunezero ubonerwa mu gakiza, ariko biturutse mu mbabazi z'Imana. Rero intambwe ya kabiri yo gusenga ni ugusenga nk'imbabazi, gusengesha imbabazi. Hanyuma uburyo bundi bwa gatatu ni ugusengesha imirimo. Gusengesha imirimo ntabwo turagera ku magambo no kwiyiriza ubusa. Gusengesha imirimo, abantu benshi dukunda gutuma Imana ibyo dukorera tutarakora ibyo yadutumye gukora. Gusengesha imirimo rero ni ukubanza icyo Imana ishaka kuruta gusaba Imana ibyo dushaka tutarakora icyo Imana ishaka. Niba ari isengesho riryoha, ni isengesho riri mu bushake bw'Imana, rituma Imana isohoza n'ibyo itavuganye nawe. Narabibabwiye, Imana igiye kuvugana natwe tubwira ibyo mayindi yacu iri bwakire. Rimwe na rimwe nubwo tuba hari n'ababishidikanyaho, ariko itubwira ibingana n'ibyo tuzi biriho mu isi. Ariko si ibyo gusa Imana ikora n'ibiruta ibyo ngibyo. Imana ishimwe. Iyo tumaze gusengesha imirimo rero, dukora icyo Bibiliya ivuga kwitanga. Pawulo abivuzemo hano abwira Abaroma, aravuze ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo byera bizima bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kwitanga harimo gusenga, kandi ndagira ngo mbabwize ukuri ko amasengesho ababaza umubiri. Amasengesho ababaza umubiri, arawunaniza, ariko ni ngombwa ngo twitange kugira ngo twiyambure. Muririmbyi yarabivuze ngo twiyambure ibitari iby'Imana, twambare imyenda yera.
ntabwo dushobora kugirana communication n'Imana tutayibonera igihe, kandi umwuka w'Imana ntashisha, ntabyibuha, ntabwo akura muri twebwe iyo tutagira amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Ikindi gitangaje, umuntu utiyiriza ubusa ashobora gusenga ariko atsinda gake, anesha gake. Kwiyiriza ubusa havamo imbaraga zituneshereza, kuko Imana igutegura mbere yo kugeragezwa. Ariko umuntu utiyiriza ubusa asengera hagati mu bigeragezo. Rimwe na rimwe ni amasengesho yo kuboroga no gutaka. Ayo masengesho yo kwiyiriza ubusa nibwo butware bwonyine Yesu yasize avuze. Yabwiye abigishwa, abwira n'abandi, kubw'umuntu wari utewe na dayimoni, arababwira ngo nta kindi kirukana uwo mudayimoni keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Kwiyiriza ubusa ni uburyo bwo kuba bashya, kwihindura bashya, cyangwa se kwiyuburura, kwambara undi mwambaro. Ni uburyo bwo gufata izindi mbaraga, kuko umwanya dufata turi imbere y'Imana, ndagira ngo mbabwire ko atari uw'imfabusa. Kandi umuntu wiyiriza ubusa niwe Imana ihamagara nk'umuramyi, niwe Imana itoranyiriza kuyiramya. Ntabwo kuramya ari uguhimbaza. Guhimbaza ni ukuvuga ibintu Imana yagukoreye byiza. Mu Kinyarwanda tubyita gukeza. Gukeza ni ukuvuga ibyiza umuntu yakugiriye, iyo atari indyarya, ariko kuko tugira indyarya zituvuga ibyiza tutarakora. Nakunze kubabwira ngo umuntu ukuvuga ibyiza utakoze aba angana n'umuntu uvuga ibibi utakoze, kuko bose baba banenga ibyo wakoze. Ariko kandi twebwe dukunda abatuvuga neza ibyo tutakoze. Ugasanga akubwira ngo uyu muntu ni umuntu w'igitangaza, kandi nawe urabizi ko utari cyo. Mu by'ukuri nawe urabizi ko utari igitangaza, keretse niba utangazwa n'ibigutungura biguturutseho, ariko nturi cyo vraiment. Kandi uko ni ukuri ko abizera. Nta muntu w'igitangaza. Hari umwana twiganye yari afite ibiro hafi 116. Yajyaga akunda kutubwira, yaranshombaga cyane, akambwira ngo abuduruka ari ngo ntibyansaba kugukubita urushyi, ngo nkwicariye wahombana. Muzi byamubayeho, yaraguye gusa uburemere bw'ibiro bumukubita hasi, umutwe bubanza hasi, ahita arangira. Rero nta muntu w'igitangaza n'umwubaho, ndabinginze. Niyo haba hatangaje intebe wicayemo, respect, ntabwo mbasuzuguye pe, intebe wicayemo uyirimo. Ariko iyo uyigiriyemo igitangaza, twebwe tugira ngo uyicayemo already waramaze kuyikorera. Urayikorera, imvune zayo zikakujyaho, ukabaho mu buzima twita ibisubizo ariko bushaririye. Niyo mpamvu abantu benshi bababarizwa mu bisubizo. Kandi Bibiliya iravuga ngo umugisha Imana itanga ntabwo yongeraho umubabaro. Ariko ukirirwa usitaragoyinga muri wa mugisha. Kubera iki? Wigize igitangaza mu mugisha, umugisha ubu unyura uguha uburyohe bwawo. Rero ducurirwa muri ya masengesho yo kwiyiriza ubusa, dusenga ariko gutamba imibiri yacu twitanga. Kandi ndagira ngo mbabwire, mbere yo kugira ngo dusenge dusabwa guca bugufi. Ntabwo nshaka kuhatinda, sicyo nshaka kwigishaho. Ndashaka kuvuga ngo gufata icyiza tukakineshesha ikibi, icyiza kikaba intwaro yo gutsinda ikibi. Ni ukuri nibwo amasengesho yacu yumvirwa. Barokore tugira amagambo menshi iyo turi gusenga, tugira amagambo menshi dusuka imbere y'Imana. Ikintu gitangaje yose Imana irayumva, ariko yose ntiyasubiza. Yose Imana irayumva. Na bimwe wavuze byose Imana yarabyumvisha. Icyiza cy'abarokore, iyo turi gusenga upfa gushinga ivi uvuga ngo ni kubw'izina ry'Uwiteka, marayika ahita aba present imbere yawe, ahita haza directe, utangira kuvuga amagambo y'ubugoryi yose aguturukamo, marayika arayagorora. Ntabwo agera imbere y'Imana ari gutya ameze, arayagorora akayatambukana mu mucyo. Na bimwe bicika abantu ugasigarana kamwe kacitse umuntu, marayika ntako yigeze yitaho, warabigorora abitwara ari bizima. Ntabyo marayika yitayeho. Bimwe muvuga ngo umuntu yakozwe n'isoni, izo ngizo ntizamukoze mu ijuru. Imana yarebye icyo yaragendereye, icyo
kuko gusenga n'uburyo bw'imyemerere ntibijya bibamo rimwe na rimwe, bitura kure y'ubwenge. Sinzi ijambo twakoresha kugira ngo bibe perfect, ariko biri kure y'ubwenge. Umuntu hari umuntu usenga kandi gusenga ntibigira formule, kandi noneho igitangaje mu magambo aya masengesho adafite formule niyo bamwe bitangaza bitunguranye. Imana ishimwe. Amasengesho adafite formule abamwe bitangaza bitunguranye. Muzarebe hari igihe tujya dusenga tukavuga ngo Mana uri Arufa, uzumugira icyo akumvisha uri gusenga gutya araguseka. Arufa ni ukuvuga A, Omega ni ukuvuga Z. Reka tubigarure mu Kinyarwanda. Noneho wumva umuntu ari gusenga ngo uri A za Mana, uri A za uhita umureba ukagira ngo ni ipanje. Sibyo? Mu rusengero rw'i Yerusalemu habagamo melody, injyana z'uburyo basengagamo. Narazibaze, I'm not sure ko ntabwo ndi siri neza iyo mibare kuko hari iyo wenda nibagiwe, ariko narazibaze zirenga 186. Hari uburyo bw'injyana yo mu gituza, iyo yakoreshwaga n'abaririmbyi babaga bari kuririmba indirimbo y'ibanga badashaka ko hari umuntu utarerejwe kwinjira hera wumva amagambo bari kuririmba, bakaririmbira mu gituza. Abanyamahanga batazi za ndirimbo ntibamenye ibyo ari byo, ariko bari kuririmbira mu gituza bagafashwa. Hari n'indi mujya musoma muri Zaburi yitwa gititi, ni ukunyeganyeza umunwa ariko amajwi adasohoka. Hari abantu hura nabo mu butayu yakotsoye yikoreye ibuye akakunyuraho anyeganyeza umunwa nta kuvuga. Iyo umurebye niko Hana yasenze avuye ari ishiro, era murebye aravuga ngo izi ni inzoga. Hanga ngo uzageza ryari n'isindwe ryawe. Aramubwira ngo ntabwo nasinze, no mubabaro nari nifitiye mu mutima. Era reba umugore uvuye ahera, ubundi Hana yakoze ikosa yinjira ahera bitemewe. Si umutambyi ajya mu indani aho abatambyi bajya, atemerewe kujyayo. Ariko hageze Imana yumva icyifuzo kizanye Hana igifitemo inyungu. Imana igikorera icyo. Gusengesha imbabazi bikwegereza urukundo. Iyo uri mu rukundo biguha umwuka wera. Iyo umwuka wera yamanutse uba kombine n'Imana. Iyo umaze kuba kombine n'Imana, ikibigaragaza ni uko ucishwa bugufi. Ni ukuri ni uko uca bugufi. Imana ibaha umugisha. Paulo yandikiye Abaroma, Abaroma ndabakunda uburyo bakiriyemo ubutumwa bwiza, ni nka Niseti. Abaroma buzuye umwuka bataragira ubwenge bw'umwuka. Ndibuka ko nagiye mu rusengero ku itariki 27 deja cyumba cy'amasengesho kuri 27 z'ukwa 12 haciyemo ubwo murumva kuva 25 z'ukwa 12 Noheli yari yarayibaye, hacamo 26 kuri 27 njyayo 29 nuzura umwuka wera. Mvuga mu rurimi, sinavuze ururimi ahubwo nuzuye umwuka, mpabwa impano yo guhanura. Ndavuga nti ariko hari ikintu mbonye, barambwira ngo ni igiki. Ngo twari duhara, arambwira ngo ni umwuka w'Imana. Noneho bigeze mu itariki 7 z'ukwezi kwa mbere, ndaryama ninjoro ndota ndi kumwe na marayika aza kuntwara. Ndangije ndamwani tugenda unyereka iwanyu, nshaka kumenya iwanyu mu ijuru ahantu baturutse. Aranyambukana ndenza imisozi 3, nyuma y'agasozi ka 3 mpagarara ku nzu ndende cyane. Arambwira ngo simbuka ugwe hariya ni mu gihugu cy'abakiranutse. Ndamwani ntabwo nagerayo. Simbuka ugende, ndamwani ntabwo byavamo. Afata utuntu yari afite mu ntoki tumeze nk'umuceri, aratuntera kamwe uko kangwaho nkajya mubwira ngo kari kurya. Ibyo navugaga ni ururimi rw'umwuka wera. Birasohoka bijya no hanze. Aho nari ndyamye juste nari ndi mu rugo, mama araza komanga ku cyumba, arambwa se byagenze biti, ibyo bintu uri kuvuga ni ibiki. Ariko numva biraryoshye. Noneho nkangutse ndapfukama ndasenga kubw'inzozi ndose, n'ubundi zandimi ziragaruka. Iba ari ikintu kiryoha ni ukuvuga ururimi rw'umwuka. Ntibigendera ku maksa nta grammaire, reka ta. N'ururimi ruraryoha kurusengamo. Namwe mutekereze, Paulo yaravuze ngo uba wiyungura
uricaginga ni kuri charger uba wicaginga. Imana ishimwe, ururimi rw'umwuka ruraryoha. Ntabwo bikubaho utabaye kombine n'Imana, kuko Imana ntiguha impano warayiburiye umwanya. Namwe muzareba abantu mugenera impano ni abantu banyu ba bugufi. Urumva rero Imana ntizaziguha utari nitaci nayo. Banza wegerane n'Imana kugira ngo uyisarureho ukore ku byayo. Kandi none yigiye kuguha ntabwo iguha bimwe wasabye, yirayora. Irayora. Ko Bibiliya yavuga ngo itanga itishama. Itanga itishama ngo kandi ubwo buntu bwo gutanga umwuka wera ngo ntijye bugera. Irayora ikagupakira nawe yakira. Haleluya! Irayora igapakira ikaguha umwuka. Ku buryo Paulo yajyaga agenda, njya nkunda gusoma inyandiko za Paulo, ku buryo yajyaga agenda akavuga ngo ndumva ashaka kuza kubaha impano z'umwuka wera. Yabikoraga yaratransferaga muri abantu twabanye ku mugoroba. Umuntu ufite Imana muri we ashobora no kuyikorera transfer. Iyo ufite agakiza ugaha ku bandi bigashoboka. Iyo ufite imbaraga z'Imana uziha ku bandi. Icyo nicyo cyitwa ubundi guhindura. Nta muntu uhindurwa n'umuntu utarahindutse. Niyo mpamvu Paulo yabujije abigisha arababwira ngo mwe gukwira mu nsengero mu masinagogi mufite amarari, ngo kuko nimwigisha mufite amarari abo mwigishije bazakora ibyo mutakoze, bazatinyuka ibyo mutatinyutse, kuko umwuka wo muri mwe ubajyamo. Rero umwuka w'Imana arakuzura. Ikimenyetso cy'uko wuzujwe uwo mwuka ubera abantu ihumure. Ntabwo bigikange, ugira igikundiro. Sinzi uburyo ndi bukivuge, gifite icyubahiro ariko nanone kikuzanira abantu, kuko uba ufite ishusho y'ubwami. Ntabwo rero ubwami ntibuca rubanda, kuko ibisingizo by'ibwami bituruka muri rubanda, sibyo? Rero ni igikundiro kikuzanira abantu. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo bazabagarukira. Icyo gikundiro kirabagarura, kirabazana. Icyo gikundiro gikreye inshuti. Hari akantu naraye nisobwa turi kuvuga ku muhamagaro. Umuhamagaro uraduterura ukadutuza kure yabo duhamagariwemo. Noneho ahantu abarokore tujya tugirira amahirwe make duhita tuvuga ngo famiye zaratwanze, ariko nukuri ntabwo zigeze zitwanga. Twazivuyemo tujya kure y'imitekerereze yabo, nitwe twabahunze, ntabwo ari bo. Hari usanga umuntu ari kuvuga ngo narakijijwe baranyanga. Ntabwo ari bo, twari duhinduye. Twahinduye umuryango. Nicyo gituma abandi kugira ngo babyumve biragorana. Hari umugabo n'uyu munsi aracyankurikirana. Yarampamagaraga akambwira ndagushaka, nshaka kunganiza Qur'ani. Nkamwani nta kibazo ngwino. Tukayiganira agategereza ko nzatuka ijambo ririmo ryanditse, akambwira ariko se kuki uyivuga neza ariko ukaba utacyemera kuyoborwa nayo. Nkamwana ariko hari igitabo kiyiruta. Hari igitabo kiyiruta cyitwa Bibiliya. Nkamwana ubwo mvuga neza icyanyu nanjye ujye wita ku cyanjye neza, nibura ndebe ko wazasobanukirwa. Umugabo nkamusomera imirongo. Qur'ani ifite uburyo harimo amagambo aryoshye, na Muhammad afite uburyo yakoze imyitwarire nkunda. Hari umurozi wajyaga umuroga buri gitondo amuroga. Gihe kimwe uwo murozi ararwara araremba, amara iminsi 3 atararoga Muhammad ajya kumusura arangwa atari ko hari utuntu wari waramenyereje ko naduheruka ni amahoro. Twatuntu ko naduheruka ni amahoro. Hamwe ati burya impamvu ndaheruka kuza nuko ndwaye ariko nari kuza nuko ndwaye. Nawe nubaho mu buzima butavugwa, ubuzima butarwanwa, uzamenye ko wamaze kugera muri danje, uri muri danger zone. Nubaho mu buzima butarwana. Mu myaka mike mfite mvutse maze kumenya ko kuba umukristo ari uguhora mu ntambara. Oringate wabyanga wabyemera uzarwana byanze bikunze. Paulo abwiye Abaroma ngo ariko mwihanganire no mu mibabaro. Aka kantu ndagakunda ko kwihangana. Sinabwiye ukuntu najyaga nsenga, njya kwibagisha bwa mbere muri Kongo. Dore wansenge byose Imana yabibahaga gutyo, nta bindi ndibuvuge. Yambujije kuza kugira icyo mvuga, nta kindi mvuga. Njya kwibagisha bwa mbere ndwaye kanseri.
nagiye ngasenga ngakubita iminsi 7 Imana ikambwira ngo amasengesho yawe araryoshye, ngo ariko singishaka amagambo yawe, nshaka kwihangana kwawe. Mfite uburyo njya ngira amagambo menshi ndi imbere y'Imana nkayibwira, hari uburyo njya nkotsora nkayibwira. Hari n'igihe nigeze mfata ukwezi nsengera ku misozi 7, ndayibwira nti imisozi 7 uyishushanya n'ubwuzuro n'umwuzuro wa 7. Umusozi umwe nkawuraraho, undi musozi nkawuraraho, undi musozi nkawuraraho. Iminsi 7 ishira nsengeye ku misozi 7 y'amasengesho. Mbwira Imana nti nari impari. Mu gitondo cy'umunsi wa 7 njya munsi mu rutare senga isengesho nk'iryo yo nayasenze. Imana irangije irambwira ngo mfana amarangamutima imbere, ndagushakaho kwihangana no kwera imbuto. Nigeze nsenga amasengesho y'iminsi 3 ndi gusengera umwanzi wanjye ngo apfe. Ndangije ndaryama ninjoro ndota ndi gucukura irimbi ryo kumushyiramo y'imva, ndi kuyicukura. Imaze kuzura mpamagara abantu ndababwira nti muze tumushyingure, kandi mbona na serikeyi iri aho ngaho. Ba bantu barangije barayifungura, barambwira ngo nta muntu wari urimo, ngo ni wowe uyijyamo. Ndangije menya ko gusenga nica abanzi banjye. Kuva uwo munsi sindongera na gato. Barambwira ngo rege iyo wacukuraga nta mupfu urimo hano, ni wowe dushyinguramo. Amahirwe bwakeye ntarajyamo, bwakeye ntarajyamo. Ndebye ndangije ndiga gusenga, mbwira Imana ntiharya menyesha icyo ugambiriye. Ndeba uburyo Imana yaduhaye kwatura umugisha mu kanwa kacu, ndavuga nti koko nasomye ijambo rirambwira ngo inzu y'ibigirwamana nta wayifatikanya n'inzu y'Uwiteka. Ndavuga nti niba kanwa katura umugisha, uyu muvu muri guturuka mpita mvuga nti ni kamere itaracurwa yifuza ibibi ku bandi. Ndavuga nti harya ubu Imana yo yasohoza iki? Ntangira kwiga gusaba umugisha, gusaba umugisha. Isengesho Bibiliya iratubwiye ngo mwige kubabarira abanzi banyu, none nimurangiza mubagaburire. Ntabwo byoroshye gufata umwanzi wawe ukigomwa ukagira icyo umuha, ariko noneho niwo muti wo kuvura ubwanzi bwose yaguteye. Ntabwo muzi ko mu Giswahili hari umugani bajya baca bavuga ngo dawa ya moto. Muzi iyo bavuga ngo umuti w'umuriro n'umuriro, abantu babizi, keretse abiza agronomy, ndatekereza ko ibyo bintu babizi, kuko iyo hari inkongi yafashe ishyamba ukabona umuriro ni mwinshi, ntabwo ujya kuzimya wa muriro mwinshi uri kwaka. Urataruka ugatera metero nka zingahe ugatwika ahandi. Aho utwitse kuko wa muriro utaragira imbaraga uwuzimya, utwika ugenda uzimya, noneho wa muriro wakaga uza gutwika hano wamaze kuhatwika kare. Ntubu cyambutse ngo ujye ahandi. Niko n'imbabazi tubabarira ababisha bacu zikora. Ni imbabazi zo kubatega kugira ngo ubugome bwabo nibuza basange bari netre nta faze. Imana ibahe umugisha. Nabinginga nkabasaba mbere yuko nsoza mushumba, mwanyemereye nkemvita abashiki banje babiri hariya tukaririmba n'iriya ndirimbo yo mu gitabo. Reka ndarike Emerance jya nkunda kubavugiraho n'abana b'abashumba bari igaburo ryera bari mu nda. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Reka tuyiririmbane, ndayikunda we. Umutwaro wange Kristo. Abatayizi ndabingingira kuza kumva amagambo gusa. Ni indirimbo ya 83 mu gitabo cyo gushimisha. Ndayibatuye. Umutwaro wange Kristo wara wikoreye, bakubambye ku musaraba, ninjye we wazize. Unkuraho
unkuraho wa mutwaro sinkiwikoreye igikombe cyanjye cyarimo kuvumwa n'urupfu nuko kukiranguza ku bwanjye ibyo bisharira uhera ku bisimbuza ibyiza by'ijuru uhera ku bisimbuza ibyiza by'ijuru Uwiteka wangitaha pe yaba nguyinkoni ariko sinjye yakubise ahubwo ni wowe iyo mibyimba Kristo niyo yayishije iyo mibyimba we iyo mibyimba Kristo niyo yanyishije haguye impundu ya Yesu nje mugamugo iguhitiraho ku giti nje ntiyanyagira kuncacaguriye none hareyutse ayiwe yarakuncacaguriye none hareyutse yaragucacaguye yarakuncacaguriye murawe none hareyutse ayiwe yarakuncacaguriye none hareyutse soya kuyinkota yera aragusogota umutima wawe uhinduka urwubatirwayo niyo nkota iyo nkota yatakaje ubugino yamwatiragimbye ntakitsintwayo none iyo nkota we iyo mwatiragimbye ntakitsintwayo ye napfanye nawe Kristo ubwo wampfiraga urazuka we urazuka nzuka nawe urazunturamo ono ntunganye we ntunganye unyezede uzangezi wawe ntunganye
haleluya. none iyo nkota iragimbye nta kikinwaye ubu none iyo nkota iragimbye nta kikinwaye ubu. Haleluya. Njyangumbura n'umunsi zagera mw'ijuru zanezerwa nimureba mu maso yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we bave mu gituro nk'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bari zaba mari nange sinzaburayo ukazaza amagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryange nkitaba sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu ndakwinginze rambura ibiganza byawe rambura ibiganza byawe ushimira Imana kubw'ubucunguzi bwabonewe muri Kristo Yesu. Tusha tugukurikiye tuzi rwose kuriha hafi cyane yuko tugeza mu ijuru. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Uyu muririmbyi aravuze ngo Imana yakuye inkota yera mu rwubati, aravuga ngo ariko sinjye yayisogose. None yayisogose Kristo, umutima wa Kristo uhinduka urwubati rw'inkota. Sinzi ko iki kinyarwanda kizwi na bose. Urwubati muraruzi ni ikirindi, sibyo? Hamwe hatari ubugi, hatari shape, hamwe badatyaza, niho bita urwubati. Mu yandi magambo gutera Kristo inkota byari bibaye nko kuyikwikira. Yes, urwubati babikamo, ntabwo ari ikirindi, urwubati babikamo inkota. Niho babika inkota. Noneho byari bivuze kuyitera mu mutima wa Kristo, byari bivuze ngo abitse ubugi, noneho ayicomora iri mu urwubati ajya kuyidutera. Umuririmbyi akurikizaho ubuhamya avuga ngo none iyo nkota iragiye. Igihe cyo kugira ngo uyiterwe upfe kubw'ibyaha n'ibicumuro, izanana n'umutima wa Kristo ukayibuza ubugi no gukata, hanyuma umutima wa Kristo ugatuma inkota igimba. Ariko kandi ntabwo ari uko itagira ubugi, nuko ikwikiye mu mutima wa Kristo. Haleluya. Muririmbyi ayisoza avuga ngo noneho untunganye unyeze de
uzangeze iwawe. Dawidi yasenze iri sengesho ndarikunda, aravuga ngo unyezeshe Ezobu ndera. Ezobu ni ibibabi, ni igiti bita Ezobu gifite ibibabi bimeze nk'umuseno. Wabyogesha amasafuriya, wabyogesha amajerekani. Kuvuga ngo unyezeshe Ezobu, yaravuze ngo naremanywe gukiranirwa, mu byaha ni mu mama yambyariye. Avuga amagambo menshi akomeye, aravuga ngo kubw'ibyo byaha sanze mfite inyama mbi, umuntu wo gucumura, ndemanywe ibyaha. Aravuga ngo ariko fata Ezobu yawe uyinyogeshe, ukubuye umutima. Umva navuze induru. Turi ku ijambo rivuga ngo fata icyiza ukinesheje ikibi. Nibyo dufite ibyifuzo Rehobotiwe, dufite ibyifuzo twaje gusengera. Hari byakunaniye, ariko tugaruke gatoya mbere yo kwambuka tugerayo, mbere yo kugera mu byatunaniye hirya. Reka duhere kuri twebwe. Imana ibanzi twezeshe Ezobu ingeso wa mubi yanyanduje, zashaka kubyuka zirimbura uzicepe, more nihariwe ni none maso yanjye nawe munwa wanjye mubiri we, mwese mushimishe uwankuye ku ngoyi ibyaremwe byose. Suko nari mwiza habe, n'ubuntu bwa Yesu yarambabarijwe, yarambabarijwe kuri wa musaraba, ndetse yabambanywe n'abambu. Umwami yarambabarijwe, kuri wa musaraba, ndetse yabambanywe n'abambuziwe. Nubona ko mbyibagiwe, Yesu uzanyibutse bya byuya byawe wabize kubwanjye, kubwanjye. Wa mwanya mu Getsemani sinawibagirwa, ubwo wabiraga ibyuya bisa n'amaraso. Haleluya, haleluya. Yesu uzanyibutse bya byuya byawe wabize kubwanjye, kubwanjye. Mane baho umugisha.
kindi kinezeza nuko ari we wampisemo ariko ma sikubwiri korwa byanjye nishimiye ubuntu bwawe. reka tuganirire ijambo dusoze. Haleluya. sinzi ko ibi bintu Bibiliya iravuga ngo ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo noneho twegere dushize amanga tudatinya. Imana ishimwe. Ndagira ngo mugume muri iyo njyana murimo, uko ikirere cy'umwuka uri kukiyumvamo ukigumemo gutyo, untege n'amatwi nibigukundira, untege n'amatwi. Dufite Yohana yarabivuze, umuririmbyi arabiririmba, aravuga ngo hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu. Mu ndirimbo ya 77 aravuga ngo abo nibo barungurutse mu mva. Aravuga ngo Yesu ubwo yamaraga kuzuka ngo hanyuma yagiye mu ijuru. Abayefeso badukanye indirimbo z'abanikora n'uwitwa Seretusi, bazita genosis-tisme. Izi nyigisho ziza zibwira abantu ngo nimusenge Imana, ariko Imana yari umwuka, naho mwebwe ntimushobora kubona umwuka. Babakundisha ibyo kunywa bisembuye, inzoga, babakundisha ubusambanyi n'ubundi. Yohana amenya ko ibyo bintu byageze mu ba Efeso, arabandikira urwandiko rwa mbere rwa Yohana yarwandikiye Abefeso. Barababwira ngo Yesu ntiyari umuntu w'umubiri. Aravuga ngo ariko twamubonye n'amaso yacu, ngo amaso yacu yirebeye, ibiganza bikamukoraho, ngo n'amatwi yaramwumvishe. Akomeza abaha ubuhamya, arababwira ngo yari Imana yigira umuntu, aba umugaragu ndetse w'imbata, arapfa aragenda. Ababwira ijambo naringendere ngo ariko dufite ibyiringiro kuwo nguwo twahoranye ngo azagaruka akajyana natwe. Icyo mvuga ni iki? Kugeza ubwo Yohana bamukubise baramubwira ngo ihakane Kristo, aravuga ngo nabanye nawe imyaka myinshi, nta buhemu bwe namba na butoya nzi. Aravuga ngo amaboko yanyu mwebwe abanyarugomo siyo yankura ku mwami wanjye. Aravuga ngo sinshobora kwihakana uwo namenye. Yohana bamuta ku kirwa, simbitinda hibyo. Agarutse abagabo b'umugabo witwaga Domisiyani baramubwira ngo urapfa. Aravugira ngo muri urwo rupfu mudutinyisha niho ihuriro ryacu nawe riri, ngo kuko urupfu ntirukimushobora, ntirukimufiteho urutabi. Ndagira ngo mbabwire iki kintu, Satani atubuza gutsinda no gukora ibyiza, akatumurikira ibibi, kuko azi ingurane y'umukristo wakoze ibyiza mu mwanya w'ibibi. Arabizi. Yafashe Paulo aramubwira, ari i Roma, baramubwira ngo umuhanuzi arahanura. Aramubwira ngo nyiri uyu mushumi nashaka ntagere mu murwa. Baramwicira, baramutera amabuye. Arawufata aramubwira ngo ntabwo uvangiwe, ngo ariko uretse no kuhakubitirwa ndabizi ko nzanahapfira. Aravuga ngo ariko ntibituma ntajyayo. Bagiye kumwica bamuryamisha ku giti, bafata ishoka bapima neza ku ijosi rya Paulo, baramubwira ngo vuga irya nyuma. Aravuga ngo mbabajwe nuko mfite umutwe umwe, iyo ngira uwa kabiri nawo mukawuca kubera Yesu. Bafata Barutimayo baramushishura, amara iminsi 3 amanitse ku musaraba. Abantu bose bajyaga kumureba bari bazi ngo bari gushinyagura, ariko akababwira ngo nejejwe no kubabwira iby'umunezero w'ubugingo, mubona ari njye ubabaye ku mubiri kubaruta. Akavuga ngo yanyibagije umubabaro natewe n'ibiganza byanyu n'amaboko yanyu, ngo aba ariyo mwizera kuko ihoza imitima y'abababaye. Shaduraka, Meshake na Bedenego bagiye kubashyira mu itanura ry'umuriro, bamenya ikintu kimwe. Baravuga ngo niyo twaba mu kibazo kitari mu icyaha, Imana izadutabara, ariko nitadutabara izatwishyira nta kizinga n'umunkanyari. Baravuga ngo ntacyo, aho kugira ngo duhunge ikibazo tujya mu cyaha, turahungira ibyaha mu bibazo. Yosefu niko yabigenje kwa Potifari. Yaravuze ngo kugira ngo nkore icyaha hano, ndemera nsohoke mu cyaha njye mu kibazo. Ikibazo iyo kiri mu icyaha
kirakuruma, kiba kibonye urubori kirakuruma. Ariko iyo ari ikibazo kitari mu icyaha, nimo office y'Imana iba, ni muri biro y'Uwiteka. Uwiteka akoreraho, Imana irwaniriraho. Daniyeli mu rwobo rw'intare yaretse gukiranirwa, bamujugunya mu rwobo. Intare ntizirya umukiranutsi. Fata icyiza ukinesheje ikibi, kigira intwaro. Kandi nasomye ijambo rirambwira ngo mube mwiteguye kubwira cyangwa kwaturira buri muntu wese impamvu y'ibyiringiro byawe. Nakunze amateka y'umugore wita Peripetuwa. Baramufashe barabanza bica umugabo. Peripetuwa aravuga ngo ntacyo nagende ku bwa Kristo. Asabye ibyo kurya bateka umwana we. Baramubwira ngo murye, arababwira ngo umubiri nariye n'umwe n'uwa Kristo. Bamaze kubica bose arababwira ngo nejejwe nuko aho bagiye mpazi, ngo mungirire vuba mbasangeyo n'umucunguzi niho. Idi Amin Dada ari kurenganya abakristo mu Uganda. Baramubwiye ngo uri gutinda, uru rupfu ruri kudutinza. Bafataga gasunika mu mwobo na mashine katiripurari, katapira gasunika kufuka rikinjira muri indi. Baramubwira ngo yaba twari dufite amababa ntibyari gusaba ko twice, twe twari kuguruka tukagera Isiyoni. Uru rupfu ruri kudutinza. Gufata icyiza kikanesha iki. Nshuti z'umusaraba, bisaba kwigurisha. Ntabwo mvuze kwigurisha byo kwicuruza, no, uriyanga ukigurana ukabwira Kristo ngo nguranira, ntibikurimo. Ufata ibindimo, mwabindimo byose mwe nimushima Uwiteka. Arabifata kugira ngo ukore icyo Imana ishaka. Nuko ufata ubushake bwawe ukabugurisha, ukabwira Imana ngo buhinduze icyo nshakaho. Imana ibaho umugisha, muratuje nk'abantu bari kumva. Yesu ajya kujya ku musaraba, imigendo, murabizi imbere yo kubyara haza imigendo, sibyo? Imigendo y'igise cy'Igorigota yamutangiriye mu gashyamba k'Igetsemani. Areba Gorigota. Muribuka, niba mwibuka mwarasomye Bibiliya, Mose na Eliya bamusanze he? Nati Getsemani yari ku musozi wa Elayono. Baza kumureba, Luka yasobanuye icyo bari bazanywe nacyo. Bamwe baravuga ngo ni remise, ngo yaraje ngo mwihererekanya bubasha, ngo umwe ngo ubuhanuzi ni wowe, ngo undi ngo amategeko ni wowe, nibyo. Ariko kandi Luka yavuze icyabagenzaga, ngo bari baje kumubwira iby'imibabaro n'urupfu azapfira i Yerusalemu. Mugiye Petero we yicaye yibonera Eliya, yibonera na Mose. Umwuka w'Imana uraza usobanurira Petero abo bagabo, kuko murabizi ko Petero ntabwo yarazi Mose na Eliya. Ariko arebye ubutware bafite no guhagararana na Yesu, aravuga ngo uyu ni Eliya, aravuga ngo kandi uyu nawe ni Mose. Ngo bajye kugenda, Yesu ahindukiye yarebye Petero. Petero ni nkawe yakamguti gumana nabo bagabo, ntubemerere bagenda, ihangane mwigisha, uca ingando imwe ibi ya Mose, indi ya Eliya, noneho n'indi biyawe, twe tuzaba mu ngando yawe. Ariko noneho uko imiryango 12 y'Abisiraheli amahema yabo yaraturanye, ariko natwe amahema ya Mose na Eliya aturana n'ingando yawe. Aravuga ngo twashima kuba kuri uwo musozi. Mbega umusozi waba mwiza uriho ihema rya Mose na Eliya. Mbega umusozi waba uryoshye uriho Kristo. Mbega umusozi uryoshye baciyeho izi ngando. Mana nyaguhora ku ngoma, uyu musozi uraryoshye we. Ariko Petero icyifuzo cye cyari kiri kubuza Yesu kujya gupfira i Yerusalemu. Duca ingando tugume hano, mu yandi magambo guma hano ugigorigota. Kuko Petero atazi ibyari byo, ntazi ibyo bamubwiye. Hano abari nta makuru. Nakunze umugore wagiraga ishyaka bita Sarume, yaraje abona Yakobo na Yohana bagendana na Yesu, arambwira ati none se mwigisha ko mukundana n'ubundi mukirinaha, umwe wamuhaye iburyo n'undi bumoso. Yesu aramureba, iburyo n'ibumoso yarasabye ni wa mwanya wo kumusaraba Igorogota w'abajura babiri. Yesu aramureba aramubwira ngo ibyo si ibyange,
ntabwo ari njyewe ubigena, bene iyo myanya baragenwe, agira ngo amwimye ubugingo ariko bene iyo myanya bari baragenwe. Barokora inshuti z'umusaraba, niba ari ikintu gukora ibyiza bizatwambika amakamba. Niba ari ikintu kiryoha ni umuntu ugutuka warangiza ukamusekera, biraryoha we, ariko kandi binavuna kamere ye, birayivuna. Niba ari ikintu kiryoha ni ugushima Imana, Satani agira ngo urire ukaza gushima. Nawe uzabyumve iyo uri kuvuga neza umuntu imbere y'abamwanga. Murakumva ni ukwica uruboza abango uri kuvuga neza. Uragafata ukagashiramo. None gukora ibyiza ni ugushima Imana n'igihe cy'amarira, kabwira Imana uti nariza ariko sinapfuye, nariza ariko sindahogora. Ni ukuri nubwo narayinturanye no guhogora ariko sindashavura. Gukora icyiza mu mwanya w'ikibi, kabwira Imana uti naringiye gutaka ariko nibutse kuri umutabazi wanjye, nemeye kugomeza kugendana nawe. Kabwira uti naringiye kugera mu byaha ariko kuko turi kumwe simbikora. Simbikora. Sinababwiye umugabo waje arambwira ngo abantu barakwizera, ubeshye uriya muntu ko namuhaye amafaranga uhari, abantu barakumva byaba byiza. Ntangije arambwira ati fata utu dufaranga nta kibazo, nkugurira agasodo bivuge ndayakira. Ndagenda nirebera umuntu wari uba wenda mwana witeka kwitayeho, akira. Tugezeho nagombaga gutanga ubuhamya, ndamwanti yarambwiye ngo mvuge gutya amana amafaranga. Iyo ntayarya n'ubundi yari kuyahundi. Narayafashe nyahundi wari ubabaye, ndamwana isakara mukesho, sakara inzu. Kuko ntabwo yarangujije, yarambwiye ngo ni fanta, si ruswa, kuko iyo iba ruswa nari kumubeshyera, nari kuvuga iby'ibinyoma. Ndangije ndamwana ntabwo nabeshya, ubwo waje uvuga ngo ninjye bizera, banyizereramo Kristo. Ndavuga ntumugura amafaranga nkande. Umugabo arandeba turaho, arangije avuga ngo narenzaho ikize, ngo ibyo avuze niko byagenze. Hari ikintu kitashoboka, ni seti sinshobora guhakanira umuntu ntaramuhamiriza. Umukobwa arambwira ngo databuja amereye nabi ngo turyamane kugira ngo ngome mu kazi. Waretse ejo sinzasubireho bakanshaka bakambura. Ndamwane oya, subirayo umubwire ngo singuha kuko ndi umukirisitu, byose nugutaha. Nibura amenye impamvu wanze kugwa imbere ye, byose nugutaha. N'ubundi nuguma hano arabakwirukanye, nunajyayo ukamwangirira kwirukana. Buke yavuye mu Rwanda agiye gukorera hano, aravuga ngo mfite agakobwa k'agakirisitu katanduye. Aragahamagara ngo mbabarire ngo ariko ngo wagaruka basi ugiye mu kazi simpari. Amuhamagara nk'inyangamugayo izamuberaho yakagombye kuba ari. Gufata icyiza ukakineshesha. Yosefu yanze gusambana, asiga ikanzu, isigarayo. Potifara yibonye aravuga ngo ndakwica. Kumwica biranga, aravuga ngo jya muri gereza. Amujyana muri gereza. Ndagibabwira iki? Nta kindi cyari gutuma umugaragu wo mu gikari, umugaragu wo kwa Potifari, nta kindi cyari kumuhuza na Farawo. Na Potifari nubwo yari mu bisonga bya Farawo, kubona Farawo murabizi ko umwami byabaga ngombwa ko atumaho umuntu. Uwinjiraga adatumweho n'umwami yaricwaga. Na Farawo ntiyari kumubona. Ariko Yosefu Imana imunyuza habi. Hari igihe gukora neza ukanga gutanga ruswa, hari igihe gukora neza ukanga gukiranirwa, hari igihe bisa n'ibigukenesha, hari igihe bisa n'ibigusuzuguza. Ariko igitangaje, ibyo wowe uzi ngo wari kuba wasaruye, Imana irabifata ikajya kubishyira mu murima urumbuka, irabibiba. Mu gihe watinze biba bigeze mu gihe cyo kumera. Wowe uratinda ukicwa n'inzara bikazana uruyange. Wowe uratinda Imana ikabibagarira, ugatinda ibiguha yabisaruye ari imiba. Ntabwo ibizana bingana nk'uko wabibuze bingana, irabikuba ikabizana byuzuye. Yosefu ajya guhura n'abagabo b'ibwami kwa Farawo. Bagezeyo baramuvuga, bamutumyeho batabajije ngo ninde wamufunze, yafungiwe iki. Bafunze umugaragu wasambanye, hafungurwa premier ministre, yafunguwe ari ministre. Hari abagabo b'Abanya-Egypte nagezeyo aho babika amateka yabo kuri Kufu. Juste hari ibitabo byinshi ariko bakunda kubyandika ku rutare. N'uyu munsi Abanya-Egiputa baranditse ngo ishyano ryaguye
ngo umugaragu wafashe nyirabusha n'uyu munsi bo baracyabifite nk'amateka. Ndeba umugabo w'umunyamisiri nta mwana ikumbi, muzi ko Yosefu agifunze? Uzi ko hari abantu bazi ko akiba muri prison? Ntabwo ati burya muzi ko agifunze, ariko nta mugayo, reka bamenye ko agifunze, uwafunguwe si we wagiyemo. Bafunguye minisitiri, wafungura ufite ubutware, kandi wari wafunzwe ntacyo yari amaze mu by'ukuri. Ariko nakunze ihamya rye, yarahamije arangije abwira Abisiraheli ngo ndabizi ko muzataha mu gihugu, ndashoje, ndabizi ko muzataha. Aravuga ngo ntimuzemera amagufwa yanjye asigara hano, muzayajyane. Iyo bageraga barebaga ku sanduku y'isezerano bakavuga ngo ubwo Uwiteka ducyuye nibyo turi kumwe, ariko bakibuka n'amagufwa ya Yosefu bakamenya ko ari ubuhanuzi buzasohora, bakavuga ngo ntacyo tuzagushyitsa mu gihugu cy'isezerano. Imana ishimwe. Hari uburyo wasubizamo umuntu utamututse. Nanyemereye ngakoresha nibura abantu babiri. Frere egera hino brother, bane guhumugisha. Namusabye kwampa ku mpano yo gucuranga, narabimusabye arabizi. Reka nawe nkwigombe brother. Yego egera hino. Ubu uyu mugisha wo kwigisha igihe nahereye ubu turabugabanye bose, niko Imana ikora. Imana ibaha umugisha. Imana ishimwe. Ndagira ngo mumbyige, urutugu rwanyu runsunike. Iyo hano ibumoso hari icyaha, sibyo? Icyaha kinsunika kinjyana mu bibazo. Iteka ryose icyaha kitujyana mu bibazo. Ariko burya ikibazo ntigishobora kugupushinga kitishingikirije icyaha. Umukristo usenga ukora ibyiza mbere y'ibibi, ese muri kunyumva, asubira inyuma. Imana yamfashije mukandeba koko, ntabwo abivamo ngo bitere umugongo. Iyo biteye umugongo ubu bihaye intege nkeya zawe, bikwica utabibona. Biranze. Ibibazo byanyu nimureke kubijugunyira abandi. Reka mbivuge gutyo, mubyiyikorerere. Ni ijambo rya Kristo. Umuntu nankunda nkorera, umuntu nankorera yikorere umusaraba awukoreze awikorere. Noneho hari abantu bashaka kubihungira rimwe, bagashaka guhungira rimwe ibyaha n'ibibazo, byo bihita bibakombina. Kuko aha wasize hari vide, icyaha gihita kirukira mu bibazo kugira ngo bizanane imbaraga. Iyo wabiteye umugongo ntubu kibibona. Icyo umukristo akora ni iki? Usubira inyuma. Imana ifashe mu nyumve. Imana ifashe mu nyumve. Imodokari igira ibintu bitatu, igira netre en arrière, sibyo? Netre arrière. Ikagira rétroviseur. Ikagira na parabolique, sibyo ra? Parabolize. Parabolize tuyikoresha tureba imbere, sibyo? Netre arrière ireba imbere indani mu kinyabiziga n'inyuma hafi y'ikinyabiziga. Noneho rétroviseur ireba inyuma aho uvuye. Umukristo ibi bihe bitatu arabigira. Tugomba kureba imbere. Umuririmbyi yaravuze ngo turebe imbere dutegereze igitondo, nibyo. Ariko noneho Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera, kuko umuntu utwara mu muhanda atareba muri rétroviseur abangamira abanyuzeho n'ahari kujya, byanze bikunze arahajena. Abantu batibuka aho bavuye bahanda aho bari kujya, kandi iyo usenya aho uri kujya bingana no gutema ishamu ryicariye. Noneho netre arrière ireba muri wowe. Dawidi yaravuze ngo mwabindimo byose mwe mumfashe dushima Uwiteka. Urabanza ukigenzura, ukireba, ukimenya. None iyo umaze kubona ibi bibazo, ikibazo cyaje nta ruhare wakigizemo, n'icyaha kiri kubungabunga ngo ugikore, usubira inyuma aho wanyuranye n'Imana. Ikibazo n'icyaha bikagongana, Imana ibiguhaye ubutware, nawe ubisunika bitareba. Nudasubira inyuma mu masezerano, ngo usubire inyuma aho wanyuranye n'Imana,
ntuzashobora gusimbuka aho ugeze. Haleluya. Subira inyuma. Nibakubwira ngo aho ngaho urahagwa, banza ureba aho wanyuze ugera aho bakubwira kugwa. Nibakubwira ngo ibyo ntubishobora, reba iyakuvanye utarashoboka ikagushoboza, ni nayo iri bugaruke kongera kugushoboza. Haleluya. Yosefu yarebye ikibazo cyo kwa Potifari, areba n'icyaha cyo kugwamo, aravuga ngo kujya mu cyaha ndahungira mu kibazo. Ikibazo ufite, musubire mu kwicara, Imana ibaha umugisha, ngire hafi nsenge. Frank yararirimbye ngo ni ibihe bibazo ufite. Yavuze amagambo nkunda we akomeye, yaravuze ngo niba ijambo ry'Imana gusa, niba isi yarumvise ijambo ry'Imana ikabaho, amagufwa yumye nayo akumva ijambo ry'Imana akagira ubuzima, aravuga ngo ni ibihe bibazo ufite? Ni igiki wumva Imana itavugana nacyo? Imana yanze kuvugana na Zerubabeli, iragenda ibwira umusozi, aravuga ngo wiyita iki? Muzi impamvu Imana itavuganye n'ibibazo bya Zerubabeli? Yari mu mwanya wo guhimbaza. Muzaperereze murebe umugabo witwa Yoshafati, Imana yaramubwiye ngo witere iby'amacumu n'intwaro bireke, shakira abaririmbyi wowe ugenda uririmbane nabo, genda ajya mu ntambara ndwane. Iyo uri gukora ibyiza, Imana iba yagiye mu rugamba, iba yagiye kurwana. Hari umugabo twigeze tujyana gusenga, adukorera akantu, arambwira ngo nise ufite ikihe cyifuzo? Nifite akifuzo gatoya kakemurwa n'ubushobozi bw'umuntu. Ndakamubwira, arangije arambwira ati okay, reka ko ngako ngakemure. Atubaza turi batatu, umwe yari afite akadene yari afite, arambwira ati nshaka ko nkishyura. Ndakishyura. Aravuga ngo ubwo ibyifuzo byanyu Imana inkoresheje ikabisubiza, ngo nimusengere nanjye mwebwe musenge nta byifuzo mufite. Hari abantu bazi ubwenge. Hari abantu bazi ubwenge. Uruhimbi rwo muri Rehoboti kuruvaho kurwimanuraho biragorana. Iyo umuntu haraba yumva yavuga, ariko n'ejo ni umunsi. Ijwi ry'Umukanguzi.